ati hangatuye umuyobozi wanza adafite information z'ukuri twaramanukanye ati reka muherekeze ngiye ikintu mubwira kuri Rayon Sport kuko nayo twaramanukanye tugerana hepfo twego kuzi ikiganiro na Shehe na David twakiriye umuyobozi twaramanukanye ngo ikizibiti turamanukana muri gatandatu kumanuka hepfo muri G ya indi tugarika twarayihoreye tugena muri ya indi manuka neza tugeze hasi ndamubwira ko wa president njewe nanye ndamwibwiye abaye muri komite ya Rayon kuko wari mu bintu byawe nanye naramwibwiye iyi komite nayibayemo sasa ijambo uvuze ni ijambo riremereye niko namubwiye nje yese ntago mbeshye iryo jambo uvuze yo kuba ko abantu bashyiraga amayanga bagatwara ayangaya iyo ndebe ukuntu abantu bavunikaga bitanga iryo jambo ntago rizakirwa neza mu muryango wa Rayon Sport cyane kuri bari abagabo uhereye kuri president Muvunyi niko navuze byakiriwe nabi abagabo kuvuga ibintu nka biriya ku mugaragaro sinzi kuzakiranuka nabo gutyo iri jambo umuyobozi umugabo yigira modoka iri jambo umuyobozi wa Rayon Sport yavuze uko iminsi yagendaga imuha ukuri akifuza kwegera yagerageje inshuro zigeze muri 3 kwegera aba bayobozi. Hari indi case yabayeho kuri iyo mvugo kwegera aba bayobozi reka ngo ni ikindi case kuri iyo mvugo imwe muri radio ikorera hano mu gihugu yeze kumutumira bavuga ku kibazo cy'imodoka. Ikibazo cy'imodoka arimo gisobanura hari ijambo yagobetsemo aravuga ati ngo ariko ngo umuntu wasinye kontra y'imodoka ninjije bingana bite kuri kirari cyo kintu ninjije bingana bite kuri iyi modoka kuri case y'imodoka. Jado aba bantu bayobora no miryango se cyane ishingiye kuri siporo aba bayova bareyo abande babakenisi nabandi abana ba mu mupira aba babirungi twareye turebye abantu bafata ubushobozi bwabo baravunika bakitanga. Iyo rero mu byukuri umuhembye en public muri ruhame kuvuga ko ari ikintu yibyaze imvune bimufata abantu bafite n'imiryango bafite n'abana bakuze byonyine n'umwana waje no kutabyakira neza. Iki kintu umuyobozi Jean Fideli yaramaze gutorwa icyo gikintu cyari ryari baravuga bati okay ukashyizweho uko ariko kose ntabwo twari tumuzi. Yanavugaga ibintu bimwe abantu bakanavuga bati ni ikibazo cy'igihe azabona ukuri. Mu ijambo rya mbere avuze cyagera ati ngiye abantu batambonaga kuri stade ntago ndi umuboroboy ngo buri gihe ndi kuri stade. Ikindi cya kabiri sinje gushyira amafaranga mu muryango Rayon Sport ngewe nje kuyobora ibihari tuzafatanya ntabwo nje gushyira amafaranga mu muryango Rayon Sport. Abantu bakavuga bati ni ikibazo cy'igihe azabibona. Ndahamya neza ko ntabuza yashyizemo tu byanga bikunda ariko iri jambo hari agasuzuguro bakoreye abayobozi bayoboye Rayon Sport bayifashije kugira ngo ibeho iyo myaka yose kugeza havutse icyo kibazo muri 2020. Ibyo basaga nk'ashyize ku ruhande bati tubonye komite irimo abantu bashya badafite aho duhuriye ariko kuza umuntu yihedinze agashimangira ibyo babwiriwe muri arena muri public agashimangira ko abo bantu bibaga Rayon Sport batarayibaga uko babivugaga nk'uko shavuga ati we wabaye muyobozi w'ikipe ya Rayon Sport azi uburyo ahubwo abantu bashyiramo amafaranga. Jado byatumye umugabo sino gutangirira kuri 0 yahereye nko muri mu 50 z'ubukonje. Murakoze bavande impamvu rero iki kintu tukivuze uko iminsi yicuma igisubizira kiguha. Ijambo rya nyuma yavuze nk'umuyobozi wa Rayon Sport muri public yarivuze tariki 3 Kanama uyu mwaka wa 2024 kuri Rayon Sport Day mwapere muri Kigali Pele Stadium. Uyu musaza yibatije mwapere ari mwapere bwa mbere umuyobozi wa Rayon Sport Jean Fidel Wayezu yaravuze ngo ndashimira bayoboye Rayon Sport bose. Bamwe mu kwa 11 yavuze ko bashyiragamo 10 bagakuramo 30 ukuri yari yaramaze kukubona bwa mbere mu ruhame yarabashimiye aravuga ati ndashimira abayoboye Rayon Sport bose abagabo n'abagore bayoboye kugeza ubwo narinje nanjye kuyobora. Rero ryari ijambo ryo gushimira no gusezera ku bakunzi ba Rayon Sport mu kuri sesengura ni ijambo yanditse yitonze ijambo rizima urifashe yarasomaga nagari ibintu by'abantu biraza gutya freestyle urifashe ukaryumva ryose
ubundi Jean Fidel Uwayezu kiragiye arimo asezera ku muryango wa Rayon Sport, ashimira bwa mbere aba bose bayobora Rayon Sport muri iyi myaka cyane cyane ibiri ya nyuma. Amakuru dufite yakoze ibishoboka byose, ino foto yikureho, agerageza kwegera bamwe muri aba bagabo ngo babe bagaruka we bamufasha, ariko ibintu yari yaravuze byasaga nkaho byari byarabaye kurenga umurongo w'umutuku. Baramwihorera, nge numvise imwe muri kondisiyo bamutumyeho bemera nyikubwira kujya ku ruhande. baramubwira ati uko wagiye mu ruhame ukavuga biriya uzajye mu ruhame ubivuguruze. Sinzi icyo kintu ukuntu kiremereye. Akiyobora umwe muri abo ngabo yamutumye uko wabivuze mu ruhame ko twibye uzagende nanone mu ruhame kuri radio bivuga. Ibyo bintu babisubiriyemo, umwe mu bakozi ba Rayon Sport barabimubwira, umwe mu bagabo twaganira baza ko mwabaye muri Rayon Sport kifite ibibazo ibi n'ibi kuki muda contribute namwe. Bavana mbasaba ikintu, icyabaye rero reka mbasaba ikintu, munyemereye nyobore muri iyi minota, sibyo? Munyemereye nyobore muri iyi minota, ni byinshi ntawabivamo kandi nta nubwo ubu twari twabisoza. Nyobore muri iyi minota, ahubwo tujye kuri step ivuga ngo imiyoborere ya Rayon Sport iraza gutanagwa gute. Ikibazo cyiza cyane. Nacyo mbona nka conclusion iyo ikiyongeye sindayigeraho cyangwa sinanatanga ibitekerezo uko bivuga. Sindi umunyamuryango hano, umunyamuryango wa Rayon Sport, ubwo wenda yabitangaho. Icyambere ni mukuru, arashaje, abonye byinshi. Icyakabiri namwe muri bakuru, Desire ni mukuru, akomeje gutega amatwi. Ushobora kugira inama umuryango wa Rayon Sport, ariko ku makuru ahari Jean Fidel guhera tariki 3 z'ukwezi kwa munani yavuze ijambo risezera kuri Rayon Sport. Yego. N'abamuri iruhande abamenyesha ab'inkoramutima ze buhoro buhoro umwe kuri umwe, ababwira ko atazakomeza kuyobora Rayon Sport. Bari bamaze iminsi bari kwitegura kuba bashaka uko bazabona basimbura uyu mugabo. Icyo batari biteze cyabatunguye bose ni ino baruwa yo ku munsi w'ejo. Bari bazi ko azasoza manda akanatumira inama y'inteko rusange, kuko bari n'ikibazo gikomeye gutumira inama y'inteko rusange. Sinzi uko bazabigenza. Rayon Sport nta perezida ifite, nta vice perezida ifite, nta vice perezida wa kabiri. Bazica amategeko kugira ngo azabayirenga yobora kugira ngo babashe gutumira inama y'inteko rusange y'umuryango wa Rayon Sport. Ariko hari ibisubizo ngo byatangiye gushakwa nanone mu buryo nk'ubu ngubu babaje aho duhurira ku rubuga rero babwiye, ndanatungurwa mbonye n'ibyakurikiyeho. Hatangiye kugenda begera abantu bamwe na bamwe. Nzarimo ikintu cyo kuvuga bikiti aba bantu bayobeye Rayon Sport bande RGB ministeri bande, ntago ndibuze kubavuga abantu bari mu mirimo, bari mu mirimo Jado, ntago ndibuze aho sindibuze kuhavuga. Ariko abantu batangiye gushaka uko babona basimbura abangaba, kuko bari bamaze kubibona ko Jean Fidel yagiye, deje abandi baramuteranye bagiye kera. Naho wa muntu yabaye umugabo yarizirika arahaguma no myaka ine, kuko abandi bose bamutoranye nawe babandi bane twabonye bari baragiye. Ariko muri ibyo bivuze byose nta somo na rimwe rero byaba ari irindi kosa rikomeye no kwizirika. Ryaba ari irindi kosa rikomeye cyane. Nihazanwa abayobozi hano, ntabwo nababwiye mu engineer ese niki gikwiye engineer uri kuvugwa Mukaya Sidika mbwiye undi mu engineer, abafundi ne bagiye gutera engineer kuko wenda abitwa ba Royce ari benshi. Engineer Royce utarabyemera kuba yaba president wa Rayon Sport uwo ari kuvugwa, ko barimo baramwegera ngo yabe yaza muri ubwo buryo, hanashakwe n'abandi bayobozi muri ubwo buryo. Riraba ari ikosa rikomeye nibongera abayobozi kuzanira Rayon Sport abantu muri ubu buryo. Niki gikwiriye rero? Icyambere ni ukuvugurura amategeko y'umuryango wa Rayon Sport, abashyizwe ku ruhande. Kuvugura amategeko byakorwa Jado, igikwiriye genda cyumva. Yego. Igikwiriye nabateze amatwi byose navyumvise. Ikintu cyambere nashimye cyambere mu masegonda makeya nuko wagiye mu bintu atazi ivyo agiyemwo, hageze igihe akabimenya akamera nk'usabye n'imbabazi. Burya mu gushimira abo bantu yavuga kwa mbere ko bivye, akabashimira ko bakoze nuko yaramaze kubona uburemere bw'ivyo nabo byamusabye. Uvuze ati bikwiye gukorwa gute? Abanyamuryango iyo bashaka gushiraho umuyobozi, umuyobozi ava muri abo banyamuryango hama bakamwitorera. Sondi Jado. Siniri sem. Sondi Jado. Amategeko kuvugururwa
uzaberebe itegeko rijya kujyaho abantu babanza no kuriganiraho ni itegeko nshinga nitwe twaryitoreye ariko irindi hagati babanza no kuriganiraho jado intambwe ya mbere nta tegeko riba mu makimbirane icyo ntiribaho intambwe ya mbere yaterwa ya minota 5 yasabwe na Dr Emile Rwagacondo narayemenye ko ari na hano mu Rwanda Dr Emile Rwagacondo iyo minota 5 yasabye ku banyamuryango bose abareba baduhaye iminota 500 ubwabo bakabanza bakicarana bagacoca ibyabo biri mu muryango wabo bishoboka abariyo ese ubundi reka manze nkubaze kwanza icyo iyo abareba aho ngaho bizanaborohera no gutanga n'amategeko na proposition y'amategeko bayitanga ubu minisitiri Mushyuhari ejo kino kibazo batuyeho bamubwira ko uwo minisiteri yarashyizeho agiye arongera yijandike muri ibibazo byanyu arabizi se arongera byijandikemo tugeze mu kibazo none turi en pleine saison ubundi byashoboka ko n'uko Rayon Sports cyane APR sibyo n'uko n'ugomba gukina APR nuko iri muri Champions League habaye amahirwe yuko kino kintu kibaye none ino weekend nta n'umukino uhari Rayon Sports ifite n'ibindi bibazo none Rayon Sports mu makuru nakurikiye ku bantu kandi babizi neza bagiye hari kuri ubu ngubu FC Rayon Sports ubwo ikipe kuko tujye tuvuga ni ikipe yego abakinnyi ubu naho ntago barahembwa tugize tariki zingahe 14 kwezi kumwe cyangwa amezi abiri ukwezi ubwo ejo harinjira mu kwezi kwa kabiri yes sibyo Rayon Sports no komite perezida rusigaye wenyine yirwanyeho yego abifashijwemo n'abafatanyabikorwa barimo na Skol hafi miliyoni 400 zakoreshejwe muri recruitment haragera muri miliyoni hafi 120 atarishyurwa abakinnyi n'abagiye baguriza Rayon Sports nge numvise 140 ndumva tukiri mu murongo nge numvise 120 kandi nazizera bitewe naho byavuye 120 za recruitment nonaha Rayon Sports nonaha nga ifite payroll igera muri miliyoni 46 hafi 47 atwaye igikombe 8 46 hafi 47 Rayon Sports y'abagabo monthly payroll 46 abagore n'abagabo n'abakozi n'abatoza yego sibyo ubwo nabakozi nyine b'ikipe kuko Rayon Sports turabizi ko abakozi b'ikipe yego ariko amafaranga Rayon Sports ikoresha muri fonctionnement yego kuko nago hano ikintu kihaba ari guhemba abakozi gusa katanga urugero mu byo hano operations nsinzwe ntago ari payroll gusa shakeneye amazi yo kunywa shakeneye kujya kuri tele yego wenda umuntu mukanya yagiye muri mission akeneye amafaranga ya mission akeneye n'ibindi Rayon Sports ifite miliyoni hafi 65 sibyo ikoresha buri kwezi hari payroll miliyoni 43 n'izindi hafi 20 ziyongeraho imyitozo ya buri munsi sansi gutwara abakinnyi amafaranga y'amarokari n'ibindi bikaba hafi miliyoni 35 buri kwezi yego ariko ikibazo kiba gikomeye burya kuko imyitozo nigeze ihagarara naje no kumenya ko nka Haruna ikibazo cyavutse ni kimwe Haruna habuze amafaranga yo kumwishyura harimo n'abandi bakinnyi Rayon Sports ifite imyenda harimo n'undi witwa niba ari Basena niba ari ndewazanye w'umunya Cameroon wari wivumbuye we bamuganirije yemera gukomeza imyitozo atabonye amafaranga recruitment harimo n'abandi bakinnyi bafite amafaranga bagiye bahabwa igice nka Baimable na ba Keve bemeye kuba bakomeje imyitozo ariko Haruna we kuko muyo bari bamwemereye miliyoni 6 nta n'igice kimwe bari bamuhaye yaravuze ati niba ari ukunguku bitangiye mukaba mushaka ko nkorera ubuntu reka tubyoroshye nsesa amasezerano amasegonda 3 ubwo ibyo ni ibibazo ibyo bibazo kigusetsa amakuru ahari Jado nuko abayoboye Rayon Sports ababaye umuryango Rayon Sports babona ko iyi niyo period ikomeye ubundi ikomeye hari no proposal zabayeho zibwira Jean Fideli wakwantisipe ukavaho hakiri kare abantu bakagira imbaraga zo kurwana n'ibyo kwezi kwa gatandatu twarabisabye aho abanje kigirayo tukagufasha aho mwigizaga nkana impamvu mwigizaga nkana icyo kibazo twakirenze imiyoborere ya Rayon Sports yari itanagiye kuri bamwe mu bamambure ba guverinoma ishingiye kuri bamwe mu bigo bya leta therefore umuntu wese ushaka kurebesha ukuri nta ruhande abagamiyeho yaribonaga ko ikizaba ku miyoborere ya Rayon Sports kizaba gishingiye kuko guverinoma kizaba imeze c'était clair isaha yatuguyeho